kuko imana iguproteje kandi ibyari bigusumiye ni byinshi. Nshuti yanjye, nta ntwaro yacuriwe kukurwanya di polestance izagira ikigutwara. Bibiliya iravuga muri Yesaya ibice 7:7 ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama. Abo ni bande? Nabakurwanya ntibazagushobora, abakuroga bizapfa ubusa, abagutuma imyuka mibi bizasubira kuri bo n'ababo, ndetse ibikunaniza imigambi yabyo ntizahama. Ikimenyetso cy'uko itazahama nuko nibyo bakoze bitakoze. Iyaba wari unyumvisha ubunyitabye ngo amen, ariko ndabizi urabivuze. Haleluya! Imigambi y'abadayimoni ntizahama. Umuntu Imana ishyigikiye, abadayimoni ntibapfa kumunyeganyeza. Umuntu Imana ishyigikiye, ikuzimu niyo bahaguruka bagakora inama, iyo nama Imana ntibiyirimo izayisenya. Biravuga ngo icyakora bazaterana, ariko sijye nzaba mbateranije, ngo kandi ngo nzabatatanyiriza mu nzira 7. Imana itatanyije imigambi y'abadayimoni ku buzima bwawe. Haleluya! Mama humura, Yesu aracyari kumwe nawe. Message ya 2, Imana yarambwiye ngo barambitse intwaro hasi z'umwuka nimuzegure, ngo urugamba rugeze mu mahina nimuterure. Isi rikuramukwa. Imana aramwe ngo isi rimiraramukwa. Itorero rya Kristo duhora tubivuga ko rigiye kuzamurwa. Uye mu murongo w'Imana twabaye inshuti na Satani. Ni gihe isi yose abantu benshi baba bari kuvuga ngo niwe. Kuko Satani ntiyakirwanya. Iyo uri mu ruhande rwe yagutera tese kandi uri kumwe nawe muri timu ye. Ariko iri mu ruhande rw'Imana arakurwanya kugira ngo agukure mu bumana kujyane mu myuka mibi. Message ya mbere, nabonye abantu bari kuzenguruka rompuwe cyangwa se hano mu mahuriro y'imihanda, mu masangano y'imihanda. Simperuka mu mategeko y'imihanda, ariko ubwo muri kubyumva ko ari hano imodoka zihurira zizenguruka, zimwe zihita zikomeza hari izindi zikomeza hari izindi zikomeza hariya. Mu bihugu byose nta utazi aho imihanda ihurira muri rompuwe. Mbona abantu bari kuzenguruka mari benshi, ariko uko bazenguruka bakazenguruka basenga. Noneho uko basenga nkabona bamwe bari kuva aho ngaho bagahita babona umuhanda banyuramo, abandi bagakomeza bakazenguruka bagasenga, ariko nkabona ntibagabanuka. Nubwo bamwe bari kubona inzira, nkabona uko bamwe bavamo niko hajyamo n'abandi, ariko kuko kutagabanuka. Nkomeje kubyitegereza, numva ijwi rivugana nanjye ngo uko wabonye abantu bari kuzenguruka nk'imodoka zizenguruka, ngo bari kuvamo bagacomokokamo bakabona aho banyura, ngo nabo ndi kugenda ntabara. Noneho nkomeza gukurikirana abo bantu batabawe basize abandi muri ropu. Mbona abo batabawe bari kugenda bakaba mu bisubizo. Imana iramwira ngo komeza urebe. Abo bantu mbona batangiye kwegura amabuye batera babandi bakiri kuzenguruka. Numva ndatangaye. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo komeza urebe abo batabawe. Mbona ubutabazi bwabo bamwe bwabahesheje kuva ku Mana. Bareka Imana, uwasengaga arabireka, uwirizaga ubusa arabireka, atangira kujya mu mugabane w'abantu bavuga ngo ese koko Imana iriho. Ndatangara kuko nabonaga harimo n'abari kuzengurukamaho, nabonaga hari n'abatabarwa bicara mu myanya y'icyubahiro. Ubwo aho ni mu buryo bw'akazi. Bamwe mbona bari kwicara mu myanya y'icyubahiro, bari kuba abaprotisiye bakomeye,
ndetse kandi bakicaraho bavuganye n'Imana. Amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba, dusangiye amakuba n'ibyago no gucungurwa muri Kristo Yesu, ariko dusangiye n'amahoro ava muri Kristo Yesu, dusangiye n'ihumure riva ku Mana, kandi mu rugendo twararisezeranyijwe. Reka dusenge mbere y'ibindi byose, hanyuma twinjire mu mwanya wo kujya ku meza y'umwami Yesu tukasangira ibyera Imana iba yateguye muri twebwe. Mwami, ndagushimiye ku bwa mwene data uri mu migabane itandukanye y'isi, Afurika ndetse n'ibihugu by'Uburayi. Muhe umugisha kuko adukurikiranye, kandi umuhe kuzura umwuka wera kugira ngo agire ibyishimo mu mwami kandi yuzure imbaraga zidasanzwe. Urakoze kuko wumva amasengesho yacu. Ducyashya imyuka mibi, kirogoye y'umwanzi yose, abadayimoni b'uburyo ubwo ari bwo bwose nibatsindwe. Umwuka wera w'Imana aba ari we ugendagenda muri iki kiganiro, kandi ikiganiro ngiye kugirana n'abera bimere nka kwa kundi ijambo ryawe rivuga ngo iyo baganiraga ibitabo by'ijuru byarabumburwaga. Ndabizi muri iki gihe biragoye kubona umwizerwa mu Mana. Ndabizi muri iki gihe biragoye kubona uwo kumva n'uwo kureka, ariko ndabizi ko ufite izo mbaraga zo gushoboza abantu wishurirwa ibidasanzwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kuko wemeye isengesho ryacu mu izina rya Yesu, amen. Sorry, ndagira ngo turirimbane umuririmbyi bera b'Imana w'194 igitero kimwe cyangwa bibiri biraba bihagije. Hanyuma mbagezeho message nahawe nanone, kandi murabizi ko usibye ikiganiro cyabanjirije iki ngiki ntabwo mwari mumperutse. Rero nahawe byinshi byo kubabwira, kandi by step, kandi ndabizi ko ndashobozwa n'umwuka kubitambutsa uko nabihawe. Aho rero tubanje gusenga, tugiye no kuririmba, kandi byose turi kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana kandi nibo bana b'Imana. Wamaze gushaka iyo ndirimbo, nanjye narindiriye ngo uyibone. Ni mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mana, nduburira amaso yanjye ku musozi, mbe gutabarwa kwanjye kwava he ngo ubimbwire. Aravuga ngo kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Mana, nduburira amaso yanjye ku misozi, mbe gutabarwa kwanjye kwava he ngo ubimbwire. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Bizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira nisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli we, ihora iri maso ntisinzira we. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho we. Izakurinda amajyana maza, none no mu bihe bidashira. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya. Imana niyikurinda ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza.
izakurinda amajyana maza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajyana maza, none no mu bihe bidashira we, izaturinda amajyana maza, none no mu bihe bidashira, izaturinda amahembe n'ibitega, none no mu bihe bidashira, izaturinda kugwa tuve mu byizerwa, none no mu bihe bidashira. Mwene data, reka nkubwire, niba hari ikintu kibaho kiryoha no kubana n'Imana. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo, Mana nduburira amaso yanjye ku musozi. Aravuga ngo gutabarwa kwanjye kwava he ngo bimbwire. Aravuga ngo kuwiteka niho guturuka. Aravuga ngo ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ese nawe ibyiringiro byawe biri kuri shangazi cyangwa biri kuri anko? Reka nkubwire ko ibyo byiringiro niba bishingiye aho, ibyo bigiye bikarangira. Ariko ndakwifuriza ko ibyiringiro byawe byaba biri kuwiteka. Aravuze ngo azakurinda amajya n'amazi, none n'ibihe bidashira. Birasobanuye ngo urugendo rwawe uzajyamo n'urwo uzavamo, uzagendana n'Imana, uzagarukana n'Imana. Imana ikugirire neza kugeza ubwo wakiriye imbaraga zidasanzwe. Uyu mwanya mfite message ebyiri, ariko ni message udakwiriye gucikwa cyangwa se udakwiriye gupinga cyangwa se udakwiriye gusuzugura ngo ntubyumve. Basi ngusabye kubyumva, kubikurikiza nibikundanira, igihe uzabona byabaye uziga kubikurikiza. Nubwo shyizemo akantu gato ukihanganire, kuko ubwo nawe nyine urumva ko usa naho ugoyemo. Ariko ibyaba byiza watangira kuyumva ukanasoza turi kumwe, byaba byiza. Njya ntangara tutambuka ubutumwa hano, bamwe bakandika comment basenya, ariko nanone kuri twe ni byiza, kubera ko hatabayeho amabuye bamwe batera, ntabwo twamenya ko turi mu rugendo. Bimwe mu bintu bitwereka ko tukiri kumwe n'Imana nuko isi itwanga. Bimwe mu bintu bishobora kwerekana ko twavuye mu murongo w'Imana, twabaye inshuti na Satani, ni igihe isi yose abantu benshi baba bari kuvuga ngo niwe. Kuko Satani ntiyakirwanya. Iyo uri mu ruhande rwe yagutera tese kandi uri kumwe nawe muri timu ye. Ariko iyo uri mu ruhande rw'Imana arakurwanya kugira ngo agukure mu bumana kujyane mu myuka mibi. Message ya mbere, nabonye abantu bari kuzenguruka rompuwe cyangwa se hano mu mahuriro y'imihanda, mu masangano y'imihanda. Simperuka mu mategeko y'imihanda, ariko ubwo muri kubyumva ko ari hano imodoka zihurira zizenguruka, zimwe zihita zikomeza hari, izindi zikomeza hari, izindi zikomeza hariya. Mu bihugu byose nta utazi aho imihanda ihurira muri rompuwe. Mbona abantu bari kuzenguruka ari benshi, ariko uko bazenguruka bakazenguruka basenga. Noneho uko basenga nkabona bamwe bari kuva aho ngaho bagahita babona umuhanda banyuramo, abandi bagakomeza bakazenguruka bagasenga, ariko nkabona ntibagabanuka. Nubwo bamwe bari kubona inzira, nkabona uko bamwe bavamo niko hajyamo n'abandi, ariko kuko kutagabanuka.
nkomeje kubyitegereza numva ijwi rivugana nanjye ngo uko wabonye abantu bari kuzenguruka nk'imodoka zizenguruka, ngo bari kuvamo bagacomokokamo bakabona aho banyura, ngo nabo ndi kugenda ntabara. Noneho nkomeza gukurikirana abo bantu batabawe basize abandi muri ropu. Mbona abo batabawe bari kugenda bakaba mu bisubizo. Imana iramubwira ngo komeza urebe. Abo bantu mbona batangiye kwegura amabuye batera babandi bakiri kuzenguruka. Numva ndatangaye. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo komeza urebe abo batabawe. Mbona ubutabazi bwabo bamwe bwabahesheje kuva ku Mana. Bareka Imana, uwasengaga arabireka, uwirizaga ubusa arabireka, atangira kujya mu mugabane w'abantu bavuga ngo ese koko Imana iriho. Ndatangara kuko nabonaga harimo bari kuzengurukamaho, nabonaga hari n'abatabarwa bicara mu myanya y'icyubahiro. Ubwo aho ni mu buryo bw'akazi. Bamwe mbona bari kwicara mu myanya y'icyubahiro, bari kuba abaprotisiye bakomeye, ndetse kandi bakicaraho bavuganye n'Imana, ndetse bicaraho baranabwiye Imana ko bazayihagararira neza, bakayivugira neza. Mbona nabo bicaye muri izo ntebe mu buryo butandukanye. Ndatanga ubuhanuzi muri rusange, nta gihugu natunze agatoki kuko nta n'igihugu kimwe Imana yambwiye, yamyeretse mu buryo buri public, uburyo bw'isi yose. Noneho Imana irambwira ngo ndababaye, nicaje abantu aho bagomba kwicara, ndetse bamwe mbaha ubushobozi batari bakwiriye, abandi bicaramo mu buryo bw'ibitangaza kugira ngo barye basagurire n'abandi. Ngo ariko ikimbabaje, ngo uzambwirire abantu banjye bansabye imirimo nkayibaha, bamwe muri bo bampagarariye nabi, bahindutse abandwanya, bahindutse abatanyemera, bahindutse abanyangisha abandi. Ndavuga ngo hariho abantu bakoresha intebe Imana yabahaye bakabwira abandi ngo nibanga Imana. Imana irambwira ngo yego, irambwira ngo kandi abo bakiri kuzenguruka wabonye ngo nabasimbura abandi. Imana irambwira ngo ubutabazi yaguhaye niba warabutwaye nabi, igiye gushanjoma, hagiye kubaho kunyurana. Hari aho ugiye guhagurutswa, hari undi ugiye kuhicara nawe ari kurira. Abana be bakeneye kwiga nk'uko abaye biga, bakeneye kurya nk'uko abaye barya, akeneye kugira konte nawe akabaho nk'uko nawe ubayeho, kandi we yiteguye kubyubahamo Imana. Imana irambwira ngo hagiye kubaho isaka rikomeye. Sinabasabye gusengera igiheburayo se? Hagiye kubaho isaka rikomeye ry'Imana. Mwene data, nta kure cyane uri Imana itakumanura. Shuti yanjye, nta butayu urimo nawe Imana itagukuramo ngo ikuzamure. Ibyo ni umugabo wo kubihamya. Imana inyereka marayika ari hejuru kuri iyo rompuwe, ari guhereza abandi bakiri kuzenguruka impapuro zibabwira ngo nimuhumure, ndi gutegura icyicaro, ibisubizo Imana iri kubitegura. Umaze igihe kinini usengera akazi, sinza ko wasabye Imana, ariko reka nkubwire, niba wizera ko Imana ikorera muri twe, ukaba hari ibintu wigeze ubona Imana idukoresha, wongere wizere Imana,
umva ukuntu yavuganye nanjye. Yarambwiye ngo nkubwire ngo igihe umaze uzenguruka umusozi kirahagije, cyamika mu izina rya Yesu. Petero na Yohana ku irembo ryitwa Ryiza babwiye ikirema ngo dutumbire. Nshuti yanjye, abafarisayo bari mu rusengero imbere, ndatekereza ko bari barimo bavuga bati utwo dusazi se turi kuvuga ngo uri kiriya kirema kibatumbire baragiye. Ariko bagiye kubona, babona uwo banyuragaho buri munsi atari muzima, babona ari gutaraka mu rusengero avuga ngo Imana ndayibonye, Yesu arankijije, akoresheje Petero na Yohana. Reka wizere kuko Petero uyu munsi wa none arasinzire mu gituza cya Aburahamu, na Yohana nuko. Ariko nonaha mpagaze mu mwuka wa Petero na Yohana, ndaguhagurutsa ku gisasiro wari uriho, ndaguhagurutsa ku ntebe y'igisuzuguriro. Akira ofisi yawe nawe, haleluya, uzahagararira Imana neza, kandi nawe wubahishije Imana muri ako kazi. Imana iguhaye protection, iguhaye uburinzi. Komeza uyizere, komeza uyiringire, komeza uyisabe. Ngo hariho umutware w'abasirikare witwa Koronelio. Yari umugabo ukomeye cyane. Ngo ariko atumira Petero, ngo aramubwira ngo ndashaka kumva njye n'umuryango wanjye inkuru za Yesu, kandi ndashaka kumva amasengesho akomeye tuyasenganye, ngo tukugirireho umugisha mugaragu w'Imana. Reka nkubwire, ungiriyeho umugisha, kuko Imana iguproteje kandi ibyari bigusumiye ni byinshi. Nshuti yanjye, nta ntwaro yacuriwe kukurwanya di polestance izagira ikigutwara. Bibiliya iravuga muri Yesaya ibice 7:7 ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama. Abo ni bande? Nabakurwanya ntibazagushobora, abakuroga bizapfa ubusa, abagutuma imyuka mibi bizasubira kuri bo n'ababo, ndetse ibikunaniza imigambi yabyo ntizahama. Ikimenyetso cy'uko itazahama nuko nibyo bakoze bitakoze. Iyaba wari unyumvisha ubu nyitabye ngo amen, ariko ndabizi urabivuze. Haleluya. Imigambi y'abadayimoni ntizahama. Umuntu Imana ishyigikiye, abadayimoni ntibapfa kumunyeganyeza. Umuntu Imana ishyigikiye, ikuzimu niyo bahaguruka bagakora inama, iyo nama Imana ntibiyirimo, izayisenya. Biravuga ngo icyakora bazaterana, ngo ariko sijye nzaba mbateranije, ngo kandi ngo nzabatatanyiriza mu nzira 7. Imana itatanyije imigambi y'abadayimoni ku buzima bwawe. Haleluya. Mama humura, Yesu aracyari kumwe nawe. Message ya kabiri, Imana yarambwiye ngo barambitse intwaro hasi z'umwuka nimuzegure, ngo urugamba rugeze mu mahina nimuterure. Isi rikuramukwa. Imana yarambwiye ngo isi rimiraramukwa. Itorero rya Kristo duhora tubivuga ko rigiye kuzamurwa, kandi turabivuga nk'integuza, kandi turabivuga nk'abasezera, kandi turabivuga nk'abacamarenga yo kuvuga ngo Yesu ibyo yavuze byamaze kudusohoreraho. Bakundwa mu mwami wacu, bene data muri Kristo Yesu, nimuhumure, Yesu ari kumwe natwe. Iyi message rero yo ya kabiri ivuga ngo warambitse intwaro hasi, hari umuririmbyi Imana yambwiye ngo turirimbe nge nama, kuko impamvu yo guterura intwaro nuko igihe gisohoye ubwo abasenga data bakwiriye kumusengera mu kuri no mu mwuka, kugira ngo ubwo agiye kwima ingoma tuzimana ingoma na Kristo. Umuririmbyi wa 15 mu Gakiza
aravuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Aravuga ngo isi nimba izavaho, ijuru naryo rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Aravuga ngo jya ukora nka Aburahamu, wubura amaso yawe, bari inyenyeri wizere amasezerano ye. Aravuga ngo mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu. Hariho umwijima bene data, ariko twizere Imana yacu. Yesu niwe uzadufasha mu bitugerageza. Ese birahari? Cye ndabifite, nawe urabifite. Aha, Yesu rero niwe uzadufasha mu bitugerageza. Aravuga ngo nubwo turushwa n'abantu, yewe abantu baraturuhisha, nubwo turushwa n'abantu twizere Imana yacu. Igitero cya gatanu aravuga ngo mu gihe tubuze inshuti tugumana ukwizera. Yesu niwe inshuti nziza, haleluya, izahorana natwe. No kubyo tubona mu isi tugumana ukwizera, mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Haleluya. Imana iguha umugisha. Ubwo turaririmbye. Ikindi, Imana yarambwiye ngo imiburo yabaye myinshi, yatumye abakomeye n'aboroheje, yakuganirije mu nzozi, nta kitakoze ngo umenye ko iri kuvugana nawe, ngo ariko wazibye amatwi, we wanze kumva. Rero dore ngo Imana izagukina ku mubyimba, ibyo watinyaga bikugezeho, ngo ubwo uzaboroga uvuga ngo ntabara, ngo nayo izaseka. Imana ikugirire neza, ijwi ryawe wongere urizamura imbere y'Imana, ibipfukamiro byawe wongere ubishyire ku Mana, upfukame winginge Imana. Urakoze kuko ubyumviye, ukaba wumviye ijwi ry'Imana uyu mwanya. Ariko niba utumviye imiburo, mesaje ya gatatu urayumvise, ngo Imana yatumye abakomeye n'aboroheje, abarebare n'abagufi, abazungu n'abirabura, ariko wavuniye ibiti mu matwi, washyizeho agapfuka amatwi, wambaye fime ngo utareba, wavuniye ibiti mu matwi ngo utumve ijwi ry'Imana. Ibikugerageza ubwo bikugezeho rero uzibuke ko waburiwe. Bamwe Imana igiye kubigisha amashuri yayo. Imana ikugirire neza, kuko ishuri ry'Imana ushaka kuvuga ngo nirize, ntabwo urizi nyine. Twe twayize turayazi. Mu ishuri ry'Imana iyo ukopeye urasibira. Mu ishuri ry'Imana nta wakwimura niyo wabamwa wamwishyuye. Mu ishuri ry'Imana nta tolerance ibamo. Ndagusengeye Imana ikorohereze, nta kindi. Imana ikugirire neza. Ubwo nibwo butumwa butatu nari nahawe. Imana iguha umugisha. Urakoze Yesu kubwa Riratashye Ministeri. Ministeri yacu yo kwamamaza ishimwe rya Kristo. Turagushimiye kuko tumaze igihe kingana gutya, tukaba turi umuryango mugari. Abari Australia baba ministry, Canada babarizwamo hano, Abanyarwanda bari muri iyi ministeri, ndabasengeye no ku yindi migabane. Bagirire neza, bagurira imbago, bana nabo, connectana nabo, bashoboze kunesha.
umpe kunesha rero nk'uko wanesheje, hahirwa uzapfa mfira muri wowe Yesu we. Yesu warampfiriye n'ibyanjye wazize, bintera kugushima mu kubaho kose. Urakoze kuko wumvise isengesho ryacu, mu izina rya Kristo Yesu wapfuye akazuka. Amen. Shalom. Imana iguhe umugisha, kandi n'abakanze subscribe, Imana ikomeze kubagirira neza. Ubutumwa bw'Imana buzajya bubagereraho igihe mwabaye abahanga cyane. Aho wacyonze niho hanyaho nyine, kuko isi yo iraza gushirana no kwifuza kwayo ndabizi, kandi nubwo itashira ejo, ndabizi ko igihe umwana w'umuntu aremewe kubaho ni gitoya. Ikizima wahisemo inzira nziza, rero iyo nzira nziza wahisemo ndabigushimiye cyane. Ntabwo ari iby'indamu, kandi Yesu arahemba ndabizi, azaguhemba nutagwisari uzasarura. Rero mukomeze kudusengera kugira ngo dushirike ubwoba bwo gutambutsa iby'Imana itugezaho, kandi tudatembanwa n'umuyaga nk'uko n'abandi batembanywe n'umuyaga. Ariko kandi dusengera na bene data kugira ngo nabo bongere kubyuka bamamaje ishimwe ry'abahamagaye. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ibane nawe. Shalom.